Hello guys, ndabasuje cyane nongeye kubaha ikaze abantu mwese mukurikira Live TV, urubuga tubagezaho ibiganiro byinshi bivuga ku buzima bw'umwana. It has been long time, so mwumvemo ikaze. Njye mubana nitwa Oliva Madoctor, nkaba ndi no kwiga byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Ikindi nkaba mfite certificate ku bijyanye na pediatric nutrition which was provided by Boston University. Niyo mpamvu nyine nahisemo kuzajya mbagezaho n'ibiganiro bivuga kuri imirire y'abana, mbagira inama ku bijyanye nyine n'imirire y'abana, cyane yuko ariyo base yo gutuma umwana akura neza, ukamurinda n'indwara nyinshi nyine muri kwa gukura kwe, cyane cyane indwara zitandura. Rero niba ufite ikibazo ku bijyanye n'imirire y'abana, babana batagira apeti, babana batoranya ibyo kurya, babana batiyongera ibiro, you're most welcome, mukabaza ibibazo mwumva mwifuza kumenya. Uyu munsi ndashaka kubaza wowe mubyeyi, ese waba uzi ibimenyetso mpuruza bishobora kukubwira yuko imikurire y'umwana itari kugenda neza? Ibyo twita developmental milestone, nyine bya bintu hari basics umubyeyi agomba kuba azi kugira ngo amenye ngo nimba umwana afite amezi 6 akaba adakora ibi bintu, there is problem, ni kumujyana kwa muganga, cyane yuko ubushakashatsi bwerekana yuko early intervention izana better outcome. So ni byiza nyine kuba umwana wenda haba hari ikitagenda neza mu mikurire ye bakamukurikirana hakiri kare, bigaragara yuko bitanga icyizere cy'uko umwana nyine yakongera agacacinga agakura neza. Uyu munsi njye kubwira ibimenyetso mpuruza. Nubona umwana, ndagenda ukwezi ku kwezi, nubona umwana hari ikintu kidasanzwe ngiye kuvuga afite, uzamujyanye ku muganga nyine akugira inama, arebe nyine icyo yakora kugira ngo ubuzima bw'umwana bwongere bugende neza. So nimba uri mushyashya ubanza ukore subscribe, kandi niba dusanzwe tubana nawe ndakwitsa gukora like, share, comment ku biganiro byacu kugira ngo bigere ku bantu benshi. Uzaba udufashije, uzafashije abantu benshi kugenda nyine bunguka ubumenyi. So kora like, ukore share, ukore comment, si ibyo bintu bitatu? Ni ibyo bintu bitatu. So duhere ku mwana ukivuka, umwana ukiri muri icyo twita neonatal period, umwana ukiri muri ya minsi 28 avutse. Ubundi nk'uko mubizi, umwana wese uvutse hari ikintu kimwe agomba kuba azi neza, igihe atagikora neza bivuga yuko nyine there is issue. Icya mbere, umwana uvutse aba agomba kuba azi konka neza, nicyo kintu akora, nicyo kintu aba agomba kuba azi kugikora perfect. So igihe atagikora bivuga ko there is issue, either ararwaye cyangwa hari ikindi kintu nyine kiri gutuma nyine adakora atonka neza nk'uko byagakwiye. Hanyuma ikindi kintu uzareba, umwana uri mu minsi 28 avutse, ubundi agomba kugira some response, kugira nyine response kuri voice. Nimba yumvisha amajwi ashobora kukwereka ko nyine arabyumvisha, arakwereka yuko nyine yumvisha wenda amajwi ari hano, nyine agakora some signs yuko nyine yumve amajwi adasanzwe. Ikindi kintu, nubona uwo mwana atabikora nyine there is issue. Ikindi kintu, niba umwana wumva, ubundi abana nyine bari muri neonatal period cyangwa abana bari muri ya minsi ya mbere yo kuvuka bataruzuza ukwezi, uzabona ari abana bakunda guflexinga amaboko, amaguru, nyine they always flex, extend amaguru cyangwa amaboko. Rero igihe umwana wumva sometime ukabona kari floppy mu dutoki, mu maguru nta mbaraga zirimo, nabyo bivuze ko there is something going on, ukwiye kujyana kwa muganga. So uwo ni umwana ukiri muri neonatal period. Ni umwana ugize amezi 2. Umwana ugize amezi 2 utabasha kurespondinga neza ahantu haturutse amajwi ko yayumvishe, bivuze ko it's a red flag. Ugomba kumujyana kwa muganga cyangwa nyine ukaba wagisha inama abaganga. Ikindi, umwana w'amezi 2 udashobora kuba, tuvuga urugero niba bamuryamishije yubitse inda, bimwe twita tummy position cyangwa prone position, ukaba wamwumikishije inda, hama ukaza wenda ntubone nyine akora some movement yo kuzamura umutwe, kuzamura shoulder, ibitugu, bivuga yuko nyine nawe there is something going on. Umwana w'amezi 2 agomba kuba azamura umutwe igihe aryamye yubitse inda, cyangwa akazamura shoulder.
igihe atabikora naho haba hari ikibazo, kuko biriya nibyo bizamufasha kugira umutwe ukomere, natangira kwicara yicara atadigadiga umutwe, rero igihe atabikora there is something. So ikindi kintu, umwana w'amezi 2 udashaka kureba umuntu, like udashaka gufikisinga face y'umuntu ngo amurebe, murabyumva nyine namwe, sometime haba hari ikintu nyine kitagenda neza. Uwo ni umwana w'amezi 2. Twagiye ku mwana w'amezi 4, we ni ibiki? Ni ibihe bimenyetso mpuruza? Umwana w'amezi 4 aba agomba kumakinga sound, iyo atazimakinga in terms of language bivuze ko there is a problem. Ikindi, umwana w'amezi 4 udashaka nibuza nimba ubundi umwana w'amezi 4 aba agomba gufata nk'amaboko ye akashyira like midline, rimwe na rimwe uzabona nimba arameze gutya arayizanisha nyine gutya, nyine akoresha movement ariko zizana amaboko nyine midline. Igihe gihe utabikora nayo there is something going on. Ikindi, umwana w'amezi 4 udashobora guseka. Umwana w'amezi 4 aba agomba guseka cyane, kuko uzasanga benshi baseka kugira ngo nyine akurure attention yawe, akurure attention yawe. Rero umwana w'amezi 4 utazi guseka neza, oh my god, it's a problem. Ni ugomba kumenya ko there is something going on. Twagiye ku mwana w'amezi 6. Ni ibihe bimenyetso mpuruza umubyeyi akwiye kureba ku mwana w'amezi 6? Umwana w'amezi 6, ikintu cya mbere ni umwana ugomba kwicara without support, akicara kandi umutwe we ukaba ukomeye utadigadiga. Igihe uzabona umwana w'amezi 6 yicaye umutwe udigadiga no kwicara atabishobora, ihutire umujyane kwa muganga, muganga amusuzume amurebe neza, arebe why. Ikindi, umwana w'amezi 6 aba agomba guhindukira ku muntu yumvishe uvugira ku ruhande cyangwa umuvugisha, aba agomba guturning head toward the voice. Igihe atabikora nawe there is something going on. Ikindi, umwana w'amezi 6 ni umwana uba utangiye kwitegura gufata complementary feeding, aba agomba kwereka afite interest mu bintu biri ku ruhande, rimwe na rimwe abikurura abishyira mu kanwa. Ibyo rero iyo umwana atabikora, oh my god, it's very sad, nyine bivuze ko ntabwo ari gukora neza. Ikindi, umwana w'amezi 6 aba agomba kuba aseka neza, akagusekera, kuko niba abana bakeneye attention, ibyo bintu byose aba akwiye kubikora neza. Ibyo ni ibintu mpuruza ku mwana w'amezi 6. Twagiye umwana w'amezi 9. Umwana w'amezi 9 noneho we, mana yanjye, ni wa mwana abenshi bavuga dada, mama, rimwe na rimwe ashobora kwimitatinga ibintu uri kuvuga. Ni wa mwana wicaza neza, ni wa mwana uba uri gukambakamba, ni wa mwana uba utangiye sometime harimo abazasanga akurura ikintu akaba nyine yitoza kuba yahaguruka, akwama n'abatinda aho gato akabikora ku mezi 10-12. So igihe umwana w'amezi 9 adashobora kuvuga mama, dada, kwimitatinga some voices, cyangwa adashobora kwicaza ubwe, cyangwa adashobora gukurura nk'ikintu ngo agihagarareho, nubwo nyine ashobora gutinda akabikora ku mezi 10, ariko umwana aba azi gukambakamba neza. Igihe rero atabikora there is issue, so you have to go to hospital and doctor nyine akamureba, akareba nyine why. So umwana w'amezi 12 noneho, umwana w'amezi 12 ni wo mwana uzahamagara akanya nyine agatakuza izina rye, nyine aba azi nuko yitwa. Umwana w'amezi 12 ushobora guhamagara izina rye akwereka ko yabyumvishe, bivuga ko there is problem. Ikindi, umwana w'amezi 12 agomba guhagarara ubwe, abenshi uzasanga rwose batangira no kugenda neza. Icyo gihe rero iyo atabikora nabyo haba havuga yuko nyine hari ikibazo. Ikindi, niba mwana uzaba ugira, abenshi uzabona nyine abantu bose wenda b'iwabo bari close to her or him, aba abazi neza. Icyo gihe rero iyo umwana nyine adakora ibyo ngibyo ku mezi 12, nawe haba hari ikibazo. Ibyo ni ibimenyetso mpuruza nyine. Twagiye amezi 15. Ikintu cya mbere nshaka kubwira ku mwana w'amezi 15, umwana w'amezi 15 utazi kugenda, icyo ni ikimenyetso mpuruza in terms of motor function. Uba ugomba nyine kuba
kuba wareba wayi cyangwa ukaba nyine wajya kwa muganga. Ikindi umwana w'amezi 6 aba agomba kuba azi guhamagara neza mama, papa, dada, mama, utuntu nk'utwo aba agomba kuba azi kutuvuga neza agahamagara mama we. Ikindi ni umwana uba ushobora kuba ahagaze akakwereka ikintu ashatse, nimba ashaka amazi aratunga urutoki akwereke, nyine aba sometime aba ataragira icyo twita expressive ntuze, kuko usanga abana kumva biza mbere ariko kuvuga bigatinda. Bashaka kwereka ko ashaka amazi bivuga ko akeneye amazi, cyangwa akaba yakwereka ikindi kintu nyine akeneye. Igihe rero umwana atabasha gukora utwo sign bivuga ko there is a problem. Hanyuma umwana w'amezi 8, ikimenyetso mpuruza cya mbere ku mwana w'amezi 8, umwana utazi kwiruka kandi afite amezi 8. Ikindi uwo mwana w'amezi 8 nibuze agomba kuvuga amagambo 6 kuri 15. Iyo atabikora nawe bivuga ko nyine there is issue. Ikindi uwo mwana n'ubwo ugira curiosity, werekana interest, ukora amageste menshi, atangiye nyine kumenya some words, umwuzu bavuga, nimba ari amazi avuge nk'amagambo 4-6 mazi, utuntu nk'utwo. Umwana rero utatuvuga afite amezi 18, there is issue, kuko urukumva agomba kuvuga nibuze hagati y'amagambo 6 n'amagambo 15. Iyo atabivuga rero haba hari ikibazo. Hanyuma umwana w'amezi 28 cyangwa imyaka 2, uwo mwana agomba kuba amakinga towards, nyine towards sentence, nyine kuba yavuga wenda mama impa, papa impa, nyine agahuza like towards, kuko nibuza uwo mwana nyine ukumva. Nawe murabizi umwana w'imyaka 2 harimo n'abazi kuvuga neza, ariko umwana w'imyaka 2 utazi kuvuga towards like make akakora sentence of towards, bivuga yuko nyine there is an issue. Ikindi wa mwana utabasha kuba yakumva some simple command umubwira, urugero nkamubwira ati mpa amazi, ntabyumve, nk'iki ntacyumve, bivuga yuko nyine there is problem. Agomba kubenga simple commands, nkuko abasha kuvuga towards center akamaking a sentence, agomba kumva nyine simple commands. Igihe atabyumva nabyo there is an issue. Ikindi ku mwana w'imyaka utagenda neza, utiruka, udakina, nabyo ni ibimenyetso mpuruza. Ikindi umwana w'imyaka 2 aba agomba kwigana some action undi muntu ari gukora, rero igihe atabikora nabyo it means there is a problem. So twagiye ku mwana w'imyaka 3. Umwana w'imyaka 3 urumva ari bicyo akora. Abenshi baba bagiye gutangira maternelle, batangiye gutangira nursery. Ubundi abo ni abana bakora sentence of 3 words, mpamvu abenshi uzasanga batangira nursery. Ikindi uzabona nyine bari very active and nyine abana bafite curiosity, bafite interest nyinshi mu bintu byinshi. Nyine niba abantu bakina bari active, bari stubborn, nyine umwana w'imyaka 3 ubona nyine there is ubibona nyine ibyo ngibyo. Niyo mwana making a sentence with 3 words, ikindi uri very active, playful, ikindi nyine aba yerekana interest mu bintu byinshi, kuko niyo mwana ufite amatsiko menshi, gukora utuntu twinshi, kwigana. Ikindi noneho ikimenyetso mpuruza kuri uwo umwana uzabona afite imyaka 3 ubona nta interest afite yo gukina, icyo ni ikimenyetso mpuruza. Ukabona arigunze, uramuvugisha ntavuga, aragenda akicara wenyine, ibyo ni ibimenyetso mpuruza, kuko abenshi uzasanga bafite icyo batangiye kwerekana ibimenyetso byo twita autism. So umwana uzabona afite imyaka 3 yigunze, adakina, adashaka kwegera umuntu n'umwe, adashaka kuvugisha umuntu n'umwe, kandi ubusanzwe abana n'abana bari stubborn, bavugisha abantu benshi, please ibimenyetso nyine mpuruza yuko there is something going on. So reka tugarukiraho, ubutaha tuzavuga n'ibindi bintu byinshi, ariko nizere ko hari ibintu ukuyemo by'ingenzi muri iki kiganiro. Nimba uri mushya, don't forget to subscribe. Nimba uri usanzwe tubana, don't forget to like ikiganiro cyacu, and you're most welcome. Mu biganiro bifuza ngo umwana, imikurire y'abana, imirire y'abana, byose hamwe tuzafunguka ubumenyi bwinshi. Ciao ciao, Imana ibarinde. Bye.